bakundwa bene data, nongeye gushima Imana muri iki gitondo ko yongeye kutugirira neza ikaduha ubuntu bwo kongera gusabana ndetse no kwishima. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Bahaye ikaze rero nanone kuri Kamera Gospel TV Show. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ikomeze kutwagura no kudukingurira imiryango. Reka dutangire dusenga rero. Ni cya gitondo tuganiraho ikiganiro cy'iminota 5 yonyine yahindura ubuzima bwawe. Aho uri hose, reka dufatanye gusenga Imana. Data mwiza, turagushimiye kandi tuguhaye icyubahiro. Tugushimiye ko utugirira neza bugacya bukira. Tugushimiye ko udufiteho umugambi mwiza. Tugushimiye ko uri inzira n'ukuri n'ubugingo. Tugushimiye ko twaryamye bikemera, tukaba tubyutse bikemera. Ni ukuri izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Turagushimira kubw'umugambi mwiza uyu munsi nanone utwongereye, kuko tugiye kongera kugushimana n'abatwumva bose ku isi yose ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kandi tukaba tugiye gutambutsa ijambo ryawe mu minota 5 waduhaye yahindura ubuzima. Iki kiganiro turakuraritse ngo uzubane natwe, abacyumva ubategesha amatwi, umwuka wera bagemurira abasanganisha imitima yabo ihumurike, kandi ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe twese mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Turarisanga muri Zaburi igice cyaho cya 139. Turahera ku murongo wa 13 abariho dusoma. Haravuga ngo, ariko wowe waremye ingingo zanjye, wanteranije mu nda ya mama. 14 ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza, imirimo wakoze n'ibitangaza iby'umutima wanjye ubizi neza. Umutima wanjye urabizi neza ko ingingo zanjye zaremwe mu buryo bw'igitangaza. Reka mbabwire bene data, ikintu cya mbere tugomba gutekerezaho ni uburyo twaremwe mu ishusho y'Imana. Dusa n'Imana, turi abana b'Imana. Rero dukeneye ko ubumana muri twebwe, dukeneye ko Imana yahindura ubuzima bwacu, kuko turi ishusho y'Imana. Ingingo zacu zikaba zarateranijwe mu nda za ba mama. Ntabwo watekereza buryo ki umuntu aba urusoro akarinda yiremamo umuntu akavuka. Ubwo ni ubudahangarwa, ni ubudasa bw'Imana. Rero ibi bintu Imana yakoze mu buzima bwacu ni nabyo yakoze mu kuducungura. Iduhereza umwana wayo Yesu Kristo, araza araducungura. Uyu munsi wa none turi ibyaremwe bishya. Abakorinto ba 2:5-17 haravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo aba yabaye icyaremwe gishya. Ngo dore ibya kera babishize, ibya kera byarashize, twarababariwe, twarabatuwe. Amaraso ya Kristo yaratwuhagira, tweza, aradutunganya. Niyo mpamvu wowe ukurikira iki kiganiro cy'iminota 5, ndagushishikariza kugira ngo wongere wisubiremo, witekerezeho kuri urugingo rwa Kristo. Wongere witekerezeho ko waremwe n'ishusho y'Imana. Wongere witekerezeho ko Kristo yagucunguye. Aya maraso yagucunguye ku musaraba Karuvari yongera kuzura, azura ubuzima bwawe. Reka mbabwire, hari igihe utekereza ukavuga ngo ngewe ndihebye, mfite umubabaro, mfite intimba, mfite agahinda. Nibyo, ntabwo wabibura kuko uri ikiremwa. Ariko nanone hari iminota yahindura ubuzima bwawe. Fata ijambo ry'Imana mu minota mikeya. Iyo turimo gusoma ijambo ry'Imana, dutekereza mu bwenge bwacu ko Imana hari ikikoze, tukabikorera mu kwizera. Kuko uyu munsi iyo urimo usoma ijambo ry'Imana, umwuka weraruka akabana nawe, akaza akakugota, akinjira mu byawe. Kuko Yesu yaratubwiye ngo misiyo yaduhaye niyo kugira ngo tujye kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Matayo 18:19. Ijambo ry'Imana avuga ngo icyo muzaboha mu isi no mu ijuru kizaba kiboshywe, kandi icyo muzahambura mu isi no mu ijuru kizaba gihambuwe. Nimureke duhambure ibyari bituziritse, nimureke ducike ku ngoyi abadayimoni batuzirikishije. Iterabwoba rimaze abantu. Ariko nshuti mukundwa, niba urimo gukurikira iki kiganiro, ndakwinginze, ndakurarikira kugira ngo upfukame amavi yawe mu minota 5, ubuzima bwahinduka, ugatangira kumva unezerewe, ugatangira kugira ibyishimo, ugatangira guhumurika. Igitondo cyiza rero, Imana iguhe umugisha. Kandi wowe urimo ukunda gukurikira iki kiganiro, humura, hari kizahinduka ku buzima bwawe. Humura, hari impinduka zizabaho. Twabonye Imana ihindura, twabonye Imana igarura amateka, twabonye Imana yubaka, twabonye Imana ikora ikiza, twarayibonye. Ndagira ngo nawe iki gitondo dufatanye wizere, ariko dufatanye gusenga. Ndahari kugira ngo dusenga n'Imana. Ubaha Imana dusenga. Kandi niba wumva ukeneye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe,
ukaba wumva ushaka kuba inshuti ye magara, hamagara tukufashe kugira ngo ubashe kumenya uwo mwami, kugira ngo ubashe kugendana nawe, kandi izina ry'Imana rirahabwa icyubahiro mu buzima bwawe. Reka dusenge. Turagushimye Uwiteka Mana nziza, twongeye kugaruka nanone tugushimira ko bene data bumvise iki kiganiro kandi bakaba bagiye gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana rivuze. Ijambo riratubwiye ngo uko Imana yakoze ingingo zacu ikaziremera mu nda za ba mama, tugahinduka insoro nyuma tukaza kuvamwo abantu bazima bafatika, ndetse Mwami Yesu Kristo ukaducunguza amaraso yawe akameneka ku musaraba kugira ngo tubashe kuvanwa mu buriganya bwa Satani, ukadushyira mu mucyo, mu munezero, mu byishimo. Turabigushimiye, warakoze. Rero ijambo ryawe ritugarutsemo kandi nanone turaryamamaje, dukoze umurimo nk'uko tubishobojwe, ariko nawe Kristo wamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose. Umuntu wese uri bwumvira isengesho, yaba aryamye arwaye, yaba ari mu nzu y'imbohe, yaba se afite ikindi kintu kimugoye mu mutima we, turakwinginze umusange. Inzira zo kunyuramo wowe urazifite, kuko inzira zawe zirenga igihumbi. Umugereho, umuhumurize kandi umukize umubabaro. Urakoze kuko ubidukoreye kandi wiyubahishije, mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha kandi Uwiteka akomeze kubagirira neza. Ni ukuri mwari kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Urukundo Genevieve. Amahoro y'Imana abane namwe.